Nari kubwiye ko nzakwica. Kandi neza ntuje nakwica ukavaho karangira. Niho biteye. Mwaragiye murya neza murabyibuha. Muba bakiranose barabavuga. Ari nge wavunitse, ari nge wakoraga. Niho utumye nkwica. Abo bakazana ntabwo wayikarangira. Yannick KILLAMAN. Iyi niryo herezo ryawe. Bika, ntabwo nshaka kuyabara. Yose. Fasha tumuterure. Yannick narabikubwiye. Ibi byose no biteye no utumye nkwica. Kandi byose bitewe n'irambwa ngo ni Christian. Chris. Ariko buretse ningufata we nzagushinyagurira. Nzahita nkurya bunguri nkumire. Ariko we Yannick KILLAMAN. Nubwo nakwishe niwe wabiteye. Ntago mpombye. Ndiyishyuye miliyoni zingahe zituma Christian kongora kubwira ibindi bintu hindura ibitekerezo. Ariko nzabamo mutabizi gake paka mbamaza yanjye usashizemo. Bobo, akazi bite? Akazi karagenda nta kibazo. Ariko maje kumenyera ndi gukora n'abakozi neza. Ibyo nabashije gusobanukirwa nitabaza yive secretary cyangwa na dev bakamfasha nta kibazo. Ndabona muri bizaza. Ntabwo ugera ukabivangamo ngo imibare ngo cosinus film n'ibiki byose. Ntabwo byabura. Ariko iyo kagiye kunyisobwa mbitabaza nambwa akamusa ko mbona rukomeje kukumva neza. Mu minsi ishize nina twabonye umukiriya mushyashya. Ariko kuko ngiye na bineri byinshi cyane mbwira yive amagararire bagenda bavugana na inzu kumuganira. Bisa bavuga ikibazo ndamuganira cyane. Ntabwo kizana ya masoni yawe mu kazi nanjye gukura. Nanjye gukura mu kazi. Ahubwo arakabuzo gato sinimba nakita akabuzo gato nashaka kumugishaho inama kamuri yo twakoramo. Akabazo ko kujya urabona Yannick gihari hari amafaranga yaherezaga kwa Nyambo yo kumufasha kubaho. Kugeza ubu rero aho Yannick yaburiye ntabwo amafaranga ari kugeraho. Bibatekereje rero cyangwa se nabuze uburyo ushobora kubona amafaranga twajya tuyafata tukabashira cyangwa se mbega ntabwo ndi kubyumva neza nyine. Ariko ngo ntabwo ndi kumva ikibazo n'ikiri. Ikibazo nyine ni ukubona amafaranga yo kubashira. Nuse muri kampani n'amafaranga hari. Abo mwirirwa mudiringa nabo iyo binyuzemo nta mafaranga bishyura. Barishura. Yaro. Okay, ikibazo nuko yafata ukayohereza. Yego. Aho wicaye mu mwanya wandi. Bro. Iyi kampani ni yandi. Ni yacu. Urabizi neza? No. Oui. Adeb. Saka kandi ko kujyanisha akabona. Nimubonye gani ariko. We mbona ndashaka kubibona sindi. Oya nawe wanyiganye kuko nge nageze hano kare uratinda. Ushatse gusobanura ko ubanje kubaza amakuru ngo se yaje yambaye iki. Sibyo mbeshye ngaho mbwiza ukuri. Jewe se.
tubireke nyine nafashwe nabanje kubitekerezaho buriya icyo ngukundira nawe ubwo uhora ufite intambwe utera buri munsi ese bitwaye se ni byiza gusa ndahangayitse ubaye iki ndahangayitse gusa ariko ntabwo ari bijyanye n'urukundo rwacu mpangayikishijwe n'iyo kampani kuko biri kugaragara ko nibikomeza kugenda gutya tuzahomba bikaze byikubye byagenze gute se hari umuntu watwibye nta muntu watwibye gusa ino kampani ikuramo imbaraga zihese icyuho cyawe ko Yannick afite umuntu wamusimbuye ariwe waburaga siwe yaramusimbuye cyane rwose cyangwa yaje gusenya ibyo yagezeho nase ubona nta kazi akora gafatika Nina aragakora pe ende ariko ibyo akora ugereranyije n'imbaraga Yannick yakoreshaga ashobora gukoresha cyo kora wenda nk'ikimwe cya gatatu cy'imbaraga bari gukoresha nimba bari gukutanira ni no come on bobo ni bofe wanjye namugirije icyo ari gute ngize amahirwe kampani gakora igatera imbere nabyungukiramo mu bundi buryo so none ushaka hakorwa iki urumva nyine hakorwa iki nyine reba ibintu bobo yize urebe n'akazi ari gukora kano kanya urabona bihuye wowe biratandukanye ariko azafatisha nk'uko nanjye nafatishije ibintu byose ni gake gake nta kuntu tutagira ngo tumwigishe ibyo tubajije turabimubwira ibyo yize tuzamwigisha kugeza ryari none ubwo ushaka hakorwa iki ko papa nawe ataza kwicara mu mwanya wa Yannick se ntabwo ushobora ko yaza ntabwo yabyemera pe njye niko mbyumva ntabwo yabyemera okay rero Nina ikintu mbona kigiye gukorwa kano kanya ni uko wakwicara muri uriya mwanya nongera mubaze bwa kabiri iyi kampani yande ni ya Yannick nimba rero Yannick yarafashe icyemezo akavuga ngo hari amafaranga nzajya nohereza muri ya famiye kampani ni twebwe dufite 20%. Tukumvikana afitemo 80. Ntabwo ari 20 ngo abandi bafite 60 no. 80. Yego. Nuko ngo yabikoze yabitekereje. Azi n'impamvu. Sibyo? Yego. Ukuvuga rero ngo nimba iki gikorwa yaragikoraga n'ubu ntabwo kigomba guhagarara. Sibyo? Yego. Ese nongera kwibariza kandi Yannick si mukuru wawe. Umuntu usibye wenda ababyeyi be bo tubishyire ku ruhande, ariko umuntu kuri iyi si ituwe na miliyari 7 yakundaga cyane kandi nkeka ko n'umuntu nakanya gikunda ninde? Sinjyewe se sinjyewe nkunda se nk'umuntu. Okay, byiza cyane kwiyaturiraho ibintu byiza sibyo, ariko Nyambo azi imbere yawe. Kare kansoga ariko ndabizi ko Nyambo mukunda cyane. Yes, rero nimba mukunda kuri aka kanya akaba adahari, ntabwo bibujije ko twebwe dushobora gukomeza ibyo yatangiye. Sibyo? Yego. Ibyo ari byose no kuba anaducunga buri gihe ibyo turimo. Nitumubera hanga twamubera nabi bizamubaza. Naza tugaye. Shoma gusanga yarakoze bishaka tureba ko dusuzuma ngo ariko tubigenza. Nunze kuri mu murongo mwiza turi nk'abandi bavuga ngo byararangiye ngo byagize gute kuki baciteka. Ntabwo nizeye ko mukuru wanjye yagiye burundu. Yes. Tikizere ko azagaruka. Ikindi kintu nakubwira ni kimwe. Sibyo? Nawe ubwe yabikoraga atari ukushaka kwerekana ko afite amafaranga menshi. Mu mutima mwiza yari yifitiye. Sibyo? Noneho binakubitiraho yuko muri we uko naganiriye nawe umugore we ni Nyambo. Nuko ngo ayo mafaranga rero abagiye kumugore. Okay, birumvikana ntabwo wasesagura ariko icyo gikorwa kigomba gukomeza.
ahubwo se nifite igitekerezo ndakeka bura ivi yabazi amafaranga umubare yabahaga numvaga namubaza umubare yabahaga kugira ngo nanjye nazabajya umunsi nakomeza kurumba ibyo ngibyo kagombye kubona nabikoze mbere yuko uza no kundesha umutumwa ngo hari akabazo ngo hari iki papa ariko nabizi ko niwe wayincashemo hano ntabwo urunara dukora ikintu nabanje kukubwira wenda hari ibyo nkora nakubwiye ariko nk'ibyo ngibyo byo gusora amafaranga adafite ahantu agiye gukora ku buryo tubona inyemezabwishyu bagomba kunsubira kuko wirengagiza undi nyambo umupfana ambase mbese urangiye se nyine bacyumva sawa hano ngiye niko kuko rega uriya mwanya ntabwo ari umwanya abantu baza kwigiramo ngo iki ndetse wowe kuba CEO wa company ntabwo ari iki kintu umuntu atangiriraho niba uraza ugatangira uri umukashiya ukazamuka ukajya kuba secretary ukajya ku tundi duposte gezaho iriya ntebe ntabwo nayicaramo ntabwo nabishobora iriya ntebe uzi ko yimanaginga birashoboka cyane ndabarira kuko reba ino minsi umaze muri ino company nawe watangiye nyine bigenda gake tugufasha tugusobanurira ukuntu ibintu bikorwa ariko kano kanya uri gukora ibintu byiza rero uramutse wicayemo hariya uzi ko umushyira na raporo kuba yazisoma bikamunanira kwiki akambwira ngo se ngo byose ubona bikozwe neza nta kibazo ese Bobo uretse kumusebya Bobo ntabwo azi gusoma arasoma pe none ariko ntabwo ashaka kwiga ibintu bijyanye na finance ndetse akaba yicaye akora ikintu nanone ariko ntabwo nakicara hariya ntabwo nabishobora pe n'ibyo nkora position ndimo byonyine abakiriya baransaza nkumva nahaguruka nkitahira none ngo njye hariya hejuru kuba CEO rero ndibuze kuganira muzehe kumanaginga abantu bacu bose reba ndaganira na muzehe kandi icyo gitekerezo ndakimuha nze kureba ukuntu baza kubyumva wenda nimba wowe utazamo muzehe azaba yicaye ntabwo ibyo byo ntabwo byashoboka ahubwo reka twigishe Bobo sibyo tumwumvishe uburyo iriya ntebe ari ugomba kuyisigasira akayigira nyine akayigumisha uko imeze nina CEO ntabwo ari umwanya wo gukiniramo nyine twamwigisha uzakomeza umwigisha tuzamuganirize tumubwire ko agomba gukora izi nshingano nigire kuzikora kampani nihomba bikakomeza kumanuka ninjye uzahita yirukanwa vuba ariko bizasigara byose bizasigara mu muryango wanyu njye nzasigara n'iki ushaka njyewe nicaremo hariya aho bitekerezaho icyo gitekerezo ndagiha muzehe icyari bwemeza nicyo turi gukora alright yamuganiriza akumva icyo tubwira ariko ntabwo mpamya neza ko bizakunda dusenge Imana Yannick azaboneke nawe ubundi ibintu biri kubera muri iyi kampani ni 20% dushobora kuyibona ayimana twuzuze ayimana twuzuze ayimana twuzuze utwuzuze karibu cyane SUZI ndumva umwuka w'Imana wuzuye muri giyeho haleluya naryari usigaye wuzura umwuka wera yaba tata we SUZI mu Mana harimo ibyishimo nshuti yanjye ndahagukumbuje wambabariye ugahinduka ugakizwa ukaza mu nzu y'Imana ukareba ibyiza bibamo ubona narabaye ne kugira ngo mpinduke yo hari ibintu byinshi ubura nshuti yanjye nibihese bimbwira umutima wanjye usendereye umunezero amahoro arasesekaye mu mutima wanjye umuryango wanjye urishimye yo haleluya SUZI mbabarira uzaze basombera umushyitsi umunsi umwe ku rusengero aho dusengera kankubwire icyambere njyewe Imana irankunda icyo ni cyambere Imana yikunda yiziri mu ijuru icyo ni cyakabiri yampaye umugisha w'abana impereza kubyara hungu impereza kubyara kobwa impereza umugisha w'ibintu impereza umugisha w'amafaranga impereza bamwe barizeye bagera hejuru ariko njyewe ntabwo nigeze niga ngo ngire hejuru cyane ariko nduta babandi kuko baza bagira gute banyigenga kugira ngo ngire icyo mbamarira ujye usenga nanjye imigisha y'Imana ingereho
sibyo ize nzajya nguha kubera ko hari ijambo nigeze kumva ngo Yesu ngo nimba ngo baramubajije ngo waduhaye ngo nta byo kurya mfite ngo byo guterera imbwa ubwo rero ubuvungukira nzajya ntukubereza bucya cyane ayandi nshuti yanjye ntabwo uzi ejo hawe hazaza uyu munsi urahabona n'ahatambutse urahazi ariko ejo mu gitondo ntabwo hazi ejo mu gitondo Imana yarabinteguriye byose kandi ndabizi ninapfa nzaherekezwa neza muzarira bamwe kubera ko harimo wenda bo nari ntunze cyangwa nari mfitiye akamaro usange babonye yuko bigiye hasi sibyo Bera bimeze bite se ni sawa meze neza namwe meze neza nta kibazo azi ko nsigaye mbona neza wabaye inkumi neza byarangiye ako se unzi nari inkumi genda ushaka kunzebya ariko ntabwo ari kugusebya ariko wabaye inkumi rwose ntiwakuze ndeba iminsi uzombwira ngo nonze hanze uri kurandeba ntuze sinakurebaga oya ntiwamboye Bera ntabwo nakurebaga narakubonye rwose inshuro nyinshi nuko ntugonze narakubonye ntabwo ari kugusebya ntabwo ari kugusebya narakureba ahubwo shari ahubwo peri twavuganye n'umunsi w'ejo yambwiye ngo yarabyaye akana keza byose murabivuga ariko biyoboye ko peri ari umurundi mugenzi wacu kandi koko murakundana ngo yabyaye akana keza k'inzobe narushye narushye yabyaye akana keza nizere ko musariko urumva agomba kubyara akana gasa na sereka cyane ndetse biteguye kuba papa umwana urabona ari ibintu bisaba kujya kwitegura bisaba kwitegura kumva papa ntabwo babyitegura ubusanzwe uri we muri wowe ubusanzwe uri we abajya kubyitegura niba abandi b'abana baba batazi ibyo barimo nakubaza rero ko yiteguye kwakira umwana urugo se bameze bate bameze neza murahari ashanije jenyine n'ubwo hari muri ya niyo mpamvu mba naje hano ejo cyangwa ejo bundi uzabona yaje ahubwo cyane mushaka kureba akabebe nuko rero yabyaye akantu kameze uretse ko tutazahita tukerekana ntabwo tuzahita tukerekana kubera yuko umwana hari igihe cyo aba yaragenewe kuba yasohorwa bishikitse nk'umuntu uje kumerera nk'umuntu muzajya muza mugende murebe nta kibazo noneho mbenitaho uzajya waragahetse buri munsi asanzwe anakunda n'abana kuva kera igipupe cye bari hatari na n'ubu ngubu aracyafite ntubizi ko agira ibipupe hariya mu cyumba byuzuye akunda ibipupe cyane none ejo bundi agafata amafaranga yanjye yansabye arimo kwiriza ngo akeneye amafaranga najya gusanga asanga yaguze ibipupe byuzuye mu cyumba umuntu ungana kuriya muzajya mutekereza namwe ukuntu muba mwarabaye ibipupe mwebwe rero mugifite ibyo muri gusaba Imana nimuyisabe kuko ntabwo nakomeza nanjye ngo njye ku murongo wanyu use ndayisaba iki imodoka nziza irahari yewe abana banjye sinabona ibyo nakubwira nabo basigaye bafite imitungo myinshi shinga agakona hagati aho ngaho utabana banjye SUZI urabona adakwiriye gusengera abana bawe gute urabona byonyine reba YANNIK ntabwo uzi ibyarimo yewe n'ibitekerezo bye urabizi Bobo ni umuhungu muhora muhanganye ntabwo ushobora gutekereza ko abana bawe basengera mukajya basimwumvikana ukajya ureka iranduru yawe cyambere abana banjye turumvikana nuko wenda tugira bimwe na bimwe tutahuriraho erega no mwijuru ntago bumvikanye kagere inkuru yes abamarayika se ntago inuza Imana yarinzi iyo birukana harimo ibintu batigeze bumvikana hafi bitatu bya kangahe biraza biza mwisi
biva mu ijuru bikurikira uwo nguwo. Ibyo birakubuza gusenga none. Ntabwo ngiye bimbuza gusenga, ahubwo nuko ngiye wahise ujya mu mutima wanjye ngo ntabwo senga. Ngiye ndasenga kuko Imana inkunda kurenza mwebwe. Cyane. Inkunda kurenza mwebwe. Reka rero nkwereke umva rero ukamubwira, sibyo? Buri munsi ndaza hano nkabona ibi. Noneho ndabona winjiyemo no mwuka cyane ngo wo gusenga, wigize umusenzi mu kanya gato ejo urabura iyi pastor, noneho mundi mwanya ubura umuhanuzi runaka, mundi mwanya ubura bishop. Mama Bishop. Karame. Ngewe ntabwo ari uko nguko ukomeza usenge kuko ufite byinshi uri gusaba. Ngewe rero narasubijwe, nta kibazo mfite na kimwe. Komeza usenge. Yes. Bye. Ejo uzambwira ko nze mujyane ujye ku rusengero. Yego. Nzaguha karifu tujye ku rusengero. Gusa Imana iguhereza amafaranga kuri modoka yawe. Urakoze. Oh my God, thank you Jesus. Ndagushimira kubwo umutima mwiza mfite. Amen. Ibipupe byuzuye mu cyumba hariya. Kandi wasanga amafaranga ari yateguriye ikintu. Wayamwima se? Benita. Ayo mafaranga. Yagusaba amafaranga ukayamwima? Nyine ayo mafaranga wasanga ari yateguriye ikintu ugasanga yaguze ibipupe. None se ubwo muri amafaranga igihe cyose aba hari ikintu cyo amafaranga ari bukemure. Ariko Benita ntabwo ushobora kumubikana amafaranga. Reka nyine urabona kimeze nk'ikibebe. Ngamwa yamutetesheje cyane ntabwo murakabya. Bucura se wabura kumutetesha ukaba wamukira? Bucura nyine ugomba kumushimisha. Ariko urumva ko nawe nangiye kumenya Ikinyarwanda. Ahubwo uri umunyarwanda nyawe. Nyine nangwe kukimenya gake. Uri umunyarwanda nyawe rwose. Uri umunyarwanda rwose. Bizagenda neza rwose. Sana nagoye gripe. Nagoye gripe kabisa. So gushaka imiti. Shaka imiti rwose, habaho imiti, habaho ushobora gushaka Febrilex, ushobora gushaka uzukunda n'imiti. Hariho iyindi yitwa habaho Febrilex, ndaza kwibuka Codex. Birafasha cyane. Ntabwo ari syrup, ariko nizo zose zifite syrup zazo. Amasiro. Iragufasha cyane rwose. Cyane. Narinje nyine kureba Benita nsanze adahari. Nuriza hari ikibazo. Hari ikibazo wavuga nuko hari nk'iwanyu. Niwe narinje kureba nyine nubwo asanze adahari. Nagenda narebe nkaza kumureba. Okay. Nta kibazo rwose. Nigeze ushaka kumfasha? None. Nsi baby. Nawe utangiye kundushya. Ese nanjye gukurusha gute? Ese ntabwo wamaze kuzikatira? Njye nyine. Wowe nyine. Siko n'umuntu ko mfatanya na Sabe ariko nawe aza kundeba noneho. Nonse nahari. Wabiyenza gute? Naziteka kuno baziduhaye. Nonse ntabwo zikatira hano ukazikata? Akunyine urabona birakomeye. Saba ko tugafatanya. Okay. Meze kutamukora kamo hano. Bebe sigaye nyibatubiza buri munsi. Nonse meze gute? Misa wose makuru ku kazi. Shansi akazi biragenda ako nyine biri kungora. Gute? Kubera urabona nasanze abakozi ku kazi nyine barabakozi ba grand frère. Yego. Musebe gutwaye. Nje nacyo bantwaye. Ikibazo mama arimo arambwira ngo mbirukane munza n'abakozi banyinzajya mbasha kuyobora. Ko bari urumva bafite imyumvire ya grand frère. Kugira ngo akureke ukorere n'abantu bafite experience, ukwereka ukuntu akazi gakorwa gusumba wabirukana bikagenda gute. Nyine nanjye nango ndi kubishaka ko mbirukanye. Ntago none nanjye nta bintu nzi bya hariya byaba ngombwa ko noneho nanjye akazi kabandi kahitaga. Nyine uze kumuganiriza neza umubwire ko nyine ubwo ukibakeneye bari abakozi bafite merci.
thank you ukireba ari abakozi bafite experience kugira ngo bakwereke n'uburyo akazi gakora kurumva nyine ubu icyo cya grand frère wawe nuko bizasaba abantu bafite experience n'abantu basanzwe bakorana nyine nawe ubu no kuba bahari baranamfasha sibyo ko ibyo nazi mbwira manager akaza akamfasha n'abandi bakozi bahari nabo bakamfasha ntago rero ntavuga ngo ndita mbirukana none ntahitamo bya kampani yose hasi yambora mu studio munsi Kosa kiri Use kumbona nyine nta kintu kiri guhinduka ese bimeze bitari ikibazo cyaba cyaravutse muri kumuvura oya hari akabazo kabayeho kari gato kandi kahise gakemuka kari akantu gato cyane habaye iki habaye iki ni na kantuzo na mu kinyarwanda mu kitango kirarye ikiremve ego cyamaraso hari akashatse kujya mu mutsi wo ku mutima ariko twese tugakuramo vuba vuba cyane mwizina rya Yesu nako nta nibisanzwe bibaho nibisanzwe rwose bibaho kandi twari tubyiteze ko bigomba kuba yaza kuba ari kumwe n'abandi bantu kari kutakajya mu mutima ugahagarara Mana yanjye gusa ariko nta kibazo gihari nyamba ameze neza ibyo mu mutwe byarakemutse ahubwo ikibazo niwe utarashaka gufungura amaso ubusa amaso yabasha gufungura agakanura neza kareba uva kubishaka gusa ntago byoroshye no rugendo ariko byibuze akarambura imboni z'amaso zikabona bivuga ngo akazi gasigaye kose nakanyamba nyambo anti nago naho kubera iki humura rimwe baso twereke humura rimwe ryonyine tumva tubone ibitangaza Imana yakoze anti nago bishoboka ngewe nshaka kukanura amaso yanjye nyarebesha Yannick niba byarananze nkabimenya ruko ari Yannick ari aho niba byaranakunze nkareba bwa mbere ndiba Yannick mugiro Yannick ataraboneka ntago nshaka kureba kumbabarira nanjye icyo gihe nicyo nzamenya ko nakize cyangwa ntakize none se aho bibyiza wakweseye ukareba ko wakize noneho yaza ukamukorera surprise umureba none kugira ngo byibuze niba hari n'akantu katakemutse dusubire kwa muganga tugakora yego cyangwa niba hari akabazo karimo bongere bajye kukuvura ntago byashoboka anti njye no kureba byarorera niba kureba kuba nareba kwanjye byatuma mbura Yannick cyangwa bigatuma Yannick avuga mu buzima bwanjye birorere ngo meze uko nari meze nari no ari nubwo ntaribaga ariko nanimeranye neza na Yannick dukundana atabura atagenda atansiga nta kintu na kimwe nta kibazo na kimwe gihari rero niba kureba kwanjye cyangwa kujya kuvurwa kwanjye byatuma Yannick mubura ni birorere byose ariko se nyambo wabaye iki erega haracyari kare wenda Yannick afite ahantu ari kugutegurira surprise cyangwa se nakazi kenshi arimo wenda afite ikindi kintu nyine gitumye ahubwo ariko naza yakagombye kuza asanga ureba nyambo nayitegure simubujije ariko amenye ko ngiyewe nzahumura amaso yanjye uko hari nose nusanga hari nk'ahantu ari acunze kumenya ko uri kureba akaba ari bwase urumva utari buri bukumutinza mwe mwaba muri kumurika iri gukora ibintu bitandukanye n'ibyo icyo kibazo nanjye mfite kandi no mama yarasaze ubaza udakeneye ko na grand frère agaruka ni ukuri ko we yishimiye ko nyine kampani ari ifite imitungo yose tugiye kwigumana uziko bayumva ibintu byose byaba ari ibyawe abana bo mu bakire bakaba ari abawe ankunda bakunda ibintu mama akunda utuntu mbese grand frère wese uwanyu ni uwacu niyo mpamvu ndi kukubwira nyine aragukunda aba yumva abakobwa baba mu mafaranga yabo bari abawe ibiki ese ko icyo yanga abakire n'ibintu nyine biciriye ibyacu mu rugo na grand frère n'ibirebire uzabimenya banamufasha atinya nyama SUZI yashira ryari ese urashonje cyane ndashonje nyine nese muri firigo bacyo kirimo harimo imbuto harimo umwembe n'amaronji ndaje ntacyo nzi gukorera uramura akamasedwane before you I love you I like it ndabishobora tugira ariko tuteka vuba sashira grand frère azajya kuza nta nkuru numva nacutse tujya kubirambirwa nukuri kada kaziriga ntago ari ibintu byanjye ibaze ko nirwo muhamagara mu gati wambara ukaza gusubirana boro zawe kandi aramukaje azakomeza membe kandi ngiye nakora grand frère ni kapo shamba mfite amatsiko kubona grand frère wawe byahatarariko
n'ubu mfite amatsiko kumubona byahatarareka ushaka kumubona ibaze ko umuntu mwese mutinya mugahaba mwubaha bingana kuri ese bebe usanze grand frère wanjye ari umuntu uzi cyangwa se umuntu mwirirwanaga ariko bibi gezaho urumva ngo akwageka no gushinyagura umuhungu umeze gutyo w'umugabo bingana gutyo nawe urahurira umuntu uzasanga muziranye se njyewe nawe tuziranye izo ni nk'inzozi fatanga ntabwo bishoboka nose ubwo umukapo nk'uwo nguwo urumva twarahuriye njye mahera mu mashopu y'abakene njya ahantu h'abakene umbwire ahantu hakora n'umukino ungana gutya ukize bingana kuri ufite la kampani ingana kuri akira kamwe okay narebe shabi bisha nawe urase igari ibintu bidahura twasoje ugiye kwicara muri salo ukorera amasegitone ndetse no guteka bira kugira ngo ugire ako ntiwiyotse inzobe yakomeza imere gutya sibyo I love you kandi witeho nashakaga no kuguha akapisi kahari thank you ibyo ni iby'abatora ni rimwe okay rimwe rimwe be nutama bizo nagumva hano ntabwo ngenda bizo gira vuba vuba nta nubwo ndi burya sha nabirye sawa none se nyambo nubwo ntabyifuza abaye wenda yarapfuye ngo iki izina rya Yesu Chris ni ikibazo twibaza gusa ntabwo tubyifuza ariko se biramutse bibaye yarapfuye oya ntabwo wazareba Chris twibaze ibyiza mu bintu utangamo ingiro mbabarira Yannick umukure kure y'urupfu umushyire kure y'urupfu ibyo bintu ntabwo nshaka kubyumva mbabarira it's okay sorry ako nyine gerageza nawe wumvira umuganga nyambo ntacyo atakoze yakoresheje imbaraga yakoresheje ubwenge kugira ngo arebe ko wakira rero ugomba guhumura ukareba akamenya ko hari ikibazo kikirimo akamenya ko ukize cyangwa akamenya niba umuntu asubira kwa muganga Chris arabizi neza ko kujya kureba kwangira uruhare rwose wabigezemo uruhare uwabirwaniriye uwabihanganiye uwabitanzemo amafaranga uwabihangaye cyakagera adasinziriye ubu rero niwe nshaka kweseye ahubwo narebye cyangwa narebye mugira ataraboneka mumbabarire mu ndeke nawe okay Nyambo reka basi ngo propose akantu kandi umbabarire ubitekerezaho sibyo hari ifoto n'abafotoye mwembi muri kumwe njye nawe niki waretse iyo foto nkaza kuyiguha sibyo hanyuma ukayigeragerezaho wenda kugira ngo kuko ntabwo nshaka kuguforsa ntabwo nshaka kukwirukaza ndashaka kukira ariko akaba ari wowe ugena ukukira sibyo ndayiguha ujye muri chambre yanyu uyirebe uri wenyine ugerageze ufungura amaso byibuze umpe igisubizo umpe feedback amenye ukuntu bimeze kibo nabyo byaba ari byiza ariko niba ari yanjye Yannick nari sibyo yabyemeye ariko mbabarire njye nshakira Yannick umuntu turi kumushaka turamushaka bo muraraboneka sibyo abe muzima abatari muzima tugomba kumubona kosa areka gute kuba muzima kiri oya nibo erega sinzi niba uko nyine abaganga tuba twiteguye byose bishoboka oya ugomba kwitegura mu mutwe byose uko bishoboka Uhirwa haracyari kariri ya hari n'ikindi gihe tukiri ku ishuri yagize kudukora agakoryo nk'akareka so azamera neza ameze neza si wumva se mvuga w'umuntu ntabwo Yannick icyo gihe ntabwo yagusize ariko se yagusize gute watuje ukitonda ukareba ibiri bukurikireho wenda batakwakiriye naje nyine mugira mu kuganira akangira akantu ndebe ko ubwiye foto yirebe ifoto irahari humura ndaza kuyisohora nyimuhe muri kadire basi sibyo uko bigenza nta kipfa kubiriho Yannick okay Nyambo umara rwose Yannick ngiye ko mbyizeye niba atarakaza arimo
afite ikindi kintu arimo. Yannick rega ntabwo aba ari mu kazi iyo masaha yose iminsi ataraza kundeba. Ndabizi neza ko yaba yaraje kundeba. Okay, ngaho twemerere twebwe reka tureke kuvuga ngo ukomeze tuguforce ngo ukanure. Noneho wihangane uze gufata iyo foto basi ugerageza amahirwe. Sibyo ufata iyo foto uri kumwe na Yannick ugerageza amahirwe ukanure urebe kubona nibyanga ubwo urabwira muganga arebe ikindi kintu yakora. Nibikunda uratubwira dushima Imana. Gusa mabuje. Wicaranye na sobuja na gutyo bimeze. Ariko ye. Yabagiye ko ndasobuja mu kazi. Aho yibagije ko ubundi hariya reka kwanza banze narakubwiye. Kagira inkuru. Wibagije ko ibintu byinshi ari ukora. Ari ngiye gukwereka umurongo ubikoramo. Kuki papa tara yafashe ngo agushyira isakabari ndashye. Ye papa wabaye ari mama wakohereje. Papa wankize. Kuri ko papa wankize. None utangiye kwigira boss. Hari ikintu na kimwe hari yuzi. Ndetse bya bintu banze mundi njye n'ibyanjye biriya. Habizwe atari ibintu byanje. Iga nanjye nkuko ndi kwiga. Ukumva nanjye ndakiga pe kandi urabona ndacyakuyoboramo gakeya. Cyakoze nza kubana gufite. Wowe na Eve cyangwa na Deo. Harimo nk'abantu bane tutumvikana. Banaratashye. Kampani banarayifunze nkata. Agusumba ikibazo kintu guhamagara hanga. Yavuze ko mama ndi kuri pressure kumbwira ngo nirukana abakozi. Kuki? Nirukane Deo. Na secrétaire. Ubwo ko byumva? Are you serious? For sure man. Maze igihe dushwana nawe burya aramamagara ngo nizere ko uzabirukana. Kumva. Ase mama abatekereza ikikwere. Ubundi tuvugishije ukuri. Ira kampani ni ya mama cyangwa ni ya bro. Ahubwo yirengagiza ko dufite 20 yonyine. Tumva ashaka kuyobora hose abakozi. Noneho Dave ninde wapfa kumwirukana. Ubu se Yannick yagiye gusigaho Dave nako twese yagiye kudusigaho atari uko abona ko dushoboye. Ahubwo se abizi gute nimba Gamfrey atazagaruka. Kumbo munero cyangwa esiko yapfuye burundu. Wagira kandi ko je ma mfite ikizere ko azagaruka nuko. Of course naje mu gihe ntaramubona numva kazagaruka. Noneho buri munsi ngira kuri pressure. Nizere ko event kiri tubirukana sinshobora kubirukana. Kuko nubundi yari nimwe mumfasha, sibyo? Ariko umwanzana n'abakozi bashasha bazi basanga ibintu ntabyo nzi nanjye nabwo nabyo bazi kampani subuna banyikize. Kandi nawe urakiga. Nkaye ndakiga ari nyine kumenyamo ari. Nusundi n'abafite naiva ndi imbere ntakora iki. Ese mama arashaka iki koko? Ukwiyenza. None se urumva ibintu byo gutangira wirukana abakozi bafitiye inyungu kampani. Twebwe tuzungukira he? Nibagenda se Kazo nagibye mu mujya bitekereza. Inyungu tuzayikura heza. Ko twese bidufitiye akamaro. Cyangwa nawe yibagije ko nawe mufitiye akamaro. Nacyo stress. Aramvuna mu mutwe. Usko mama amvuna mu mutwe kurusha urukundo rwanjye. Mana aramvuna pe. Kwirukana abakozi. Sinyarifuriza umuntu kugira umubyeyi utarize. Nta kibazo wenyine uraza kumbwira. Nyine wowe nujya kuza uzambwira. Bites. Waiki. Shana fi. Oui, baronki. Tekra koje? Wewe mkimba kurakaje? Bibaza ko Kevin agiye kugaruka. Kevin wowe. Kevin wagiye hanze. Kevin. Nahise urakaye niki? Hari ikintu mupanga se? Jye na Kevin twarakundanaga mbere yuko agenda. None se Kevin yagiye hanze. Kevin wagiye 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 hanze. Kevin
gusa namusezeranyije yuko nta wundi muhungu nzigera nkundana nawe mpaka igihe azagarukira. Ngo nguki Kevin mwakundanaga Yego Barumbwire mwakundanaga Kevin ugiye hanze bana we yababa we asaza cyari kwezi gutaha baramubwire ko nyine iPhone mbabarira ukuki we wayishyira amakuru nkawe ngo kwire Ndivyo uri kumva ibintu uri kuvuga Kevin araho azi ko aje kureba umukunzi we mu gihe ndaho nanjye ndi kumwe na Dev. None se ubu urenda wicanganyije umva bamubwire ndeba hano tunakura Iki umva mubwire suri mushiki wanjye sinkukunda baba none tekereze n'ikintu Dev ya kumandi Dev ni inshuti yanjye Dev yanabyumva n'ibintu byumvikana c'est vrai Dev arabyumva n'ibintu byumvikana atarabyumvisha ntabwo yaba ari inshuti yanjye yaba ari umugambanyi yaba ari umwanzi kuri jewe urukunyumva ni ikibazo iki Dev nabone bimuganijeho nyine mbere yo nkundana nawe yuko nyine akubwira guki umusore nasezeranyije yuko nzamutegereza mpaka igihe azagarukira ubibwira Dev akubwira guki nyine arambwira nta kibazo dukundane nuko nakubwiraga ikiraho ngo full stop Dev ni inshuti yanjye magara ntabwo yakanga ikintu kinshimisha urumva ikibazo nkunda Dev nda Dev ugicucu tubonye visa zutirukanse mu Dev hano turimo turareba bajya bamwe mu igicucu ubu musika y'umbyemeye neza neza bura mu meza kuba yarize akarangiza amasomo ye neza ntabwo ibyo sabitekereza aho ubujije afite gukunda utuntu agatumbiye gukunda utuntu we bibaze ugiye kuri Dev ngo ndakwirukanye ngahibaza bamuyiye mpamvu abo se kwirukana umukozi nta mpamvu uza amafaranga umuha agiye kukurega wamwishyura iki kandi na kontra ntabwo zirarangiye I guess grand frère azasanga no company irimo imyenda amadeni bari gutukiza amadeni no adashira naza baza no kumbwira ngo nawe muri umuna wanjye nkurishyira ukahombya company gurishya ibintu kubitekereza koza ntago wamukira ntago wamukira kandi nanone papa nawe abimenye nubwo atabizamo cyane yoze nawe abimenye noneho kandi papa yarambwiye ati we genda hari ahantu icyo kizakunanira nzamufashe nibikunanira ubaza abakozi wasanze bagufashe ariko byibuze abone ko hari umuntu uhari none muri umuna wase boss wabo ahari bakomeze bakora akazi neza barakubahe urumva none uhari nawe uhari sister uhari byibuze bazira dutinya bavuga ati yavanywe barari nubwo adahari dukore neza none mama ngo mbirukane kandi uko kwirukana reka nkubwire nese iyo bikubajije wo musubiza mu kimwe ngiye buri munsi arabimbwira namwe byibuze mvugana na papa kugira nubwo ngomba kwirukana umukozi muhariye aho ujya none nahise munakunze kunshyira kuri pressure nzana bivamo ubite wigendera se uhita usezera aho bari wowe grand frère rero basigiye ngo meze mukore n'undi ko yabasigiye igihe azagarukira azasanga bigereye bikomeza ase wazihagazeho nk'umuntu w'umugabo ukamubwira ko atagomba kugufatira imyanzuro igihe cyose akora umubyeyi ko wagira ngo ntabwo ari nyuma nawe none se aza mpaka ibintu byose ugiye gukora akwerekere iki ndagikunze iki ntabwo ngikunze amaherezo yawe ni ayahe nawe uri umuntu mukuru urega ampurisi umuhungu ukeneye kubaka ibintu byawe ubose reka nkubaze mu gihe mama na papa batazaba bakiriho erega bari kubyina bavamo ugomba kwihagararaho ibyo bintu rero ndi kumva wamukatira ukamwihorera njye kuba umugabo of course you have to kandi noneho nzamubwiza ukuri ababare anyanganyanga n'ubundi twarashwanye n'ubundi nta ntacinyiramira siko bimeze rero rigabanye gukomeza uhunza imitima ubundi ufata umwanzuro wawe ndi mushiki wanjye yenze ubwenge we master planner Kevin yagiye burayi gushaka amafaranga Kevin ni mubi Kevin kweli ndeba hano Kevin ni mubi ntabwo navuze rega ko ari mubi ntabwo ari mubi afite amafaranga areka kunyitaho kuvugana ntabwo nakanya kukwitaho kuzo kuguhamagara kubye ngagiye kugaruka nuko ushaka ibaze ko kuva igihe yagendeye tuvugana gake cyane umuntu nari nyene attention muravugana kubiki vugana Dev umukene buri munsi abakene bavuga amagambo menshi Kevin afite amafaranga gake aze tubya ati igikwe ese hano turi kuvugana n'inshuti turi kuvuga inshuti yawe cyangwa undi Dev turi uravuga n'umuvandimwe wawe
uziko nari nzi ko ugiye kumbwira Benito uri umugome uhemukiye inshuti yanjye. Ngewe nzi ahantu twaturutse nzi mu rugo ahantu tuva. Sha nzakora uko nshoboye kose wowe na Kevin mugomba kuba mumeze gutya. Mubwira neza iPhone. Deva kuba imbabazi z'umutindi zimaze iki? Gushaka imbabazi zikiza Deva. None umwe yamuhamagara Deva mumubwiye ati tuba. Naho naba ngiye gushwana nawe ntago nshaka umutwa buryo mbabarira. Ntuzongere. Sibyo. Uzi ko Deva akazi kahagaze. Urubizi neza. Ndabizi. None bigushinyika ibiki? Uri kumbwira ibiki? Uri kunshinyagurira ngiye ushaka kunsubiza mu myenda? Kevin igiye kuza ngiye ushaka kwita mwihomeka akanshingira business. Ahubwo ikintu wankorera. So inshuti yanjye umenya nimero ya Kevin twe twiganira live kuri live. Grand frère beauty. Kubera biceceka bintu sinshaka binini. Kuki? Amakuru ngomba kuyamubwira. Ngomba kuyamwumvisha akabyumva. Ni ibintu bikomeye, ntubisuzugure. Please. Shaka mubwire. Tuze kunshakira nimero ya Kevin. Nimba bidashoboka umubwiye azazira akantu man. Ayo mahirwe mu muryango tubunye Burayi. Tubunye umuntu ugiye kutugirira akamaro mu buzima bwacu bwose. Ninde watoraguye viza ko itoragura uzabona bimye za viza muri ambassade. Sha ubikinata mu nyuza zapfirina. Iyo ureke nyine igendere muzashwe nagiye. Ko wagashinze ngaho mbwira. Ko mwari mwaranyirukanye muri uru rugo mumpamagariye iki? Mbwira nta nubwo nicara. Mbwira se urampamagaye ngaho nimba umwana wanjye yabonetse ngaho bimbwire numve yuko nanjye kiza umutima hamwe. Ngaho mbwira. Mumpamagariye iki? Ntago mwapfanye aha ngaha nabi. Ntushaka ko uyu munsi tuganira twese twashyizemo kubahana. Aha. Ngaho mbwira vumvura numve. Ndabikeneye cyane. Hano tukivugana ku kibazo cya YANNIK. Ntabwo tuje gutongana no kurwana. Ubu se nicyo umpamagariye umvanye mu rugo ngo ninze urashaka byihutirwa. Nibura uri kumbwira umwana wanjye hari aho twamubonye wenda polisi yatubwiye gutya byagenze. Ngaho mbwira numve. Kuko nta mwanya ngiye ufite wo kuvugana nawe. Nifite ikibazo cy'umwana wanjye. Igihe cyo kunsuzugura cyabaye kirekire. Wagerageje ukanyuma. Okay, ngaho mbwira naguteze. Mama kitabona we naguteze yombi. Twakubahana. Nakubwiye ngo ndi kumva ibyo mbwira sinje kubahana nawe. Sibyo? Mbabarira cyane mbwira nigendere. Mwaranyirukanye aha ngaha. Umunsi Chris yanyirukanye aha ngaha nagubizi. Ntago yanyohereje akanjyana kugira ngo asigare warabaye umugore n'ubundi ndabona waratuje warabaye umugore mu rugo amafaranga y'umwana wanjye imitungo yose murimo murarya muranezerewe nta kibazo mwumva mufite ngaho mbwira rero Ninguzanya hano umusaba imbabazi ku byo Chris yakoze kwirukana hano ntabwo nari ngwamagaye no ngo dutongane basi igihe bigakura umubyeyi wiyubahe wubahe nawe usanzwe ndi umubyeyi munkorera nabi umwana wanjye ntamubona ndi umubyeyi ngo nicare numve yuko noroseho kandi ngewe mfite ikibazo cy'umwana wanjye ntaza ahantu ari noroseho niyubahe kugira ngo agutware niyubahe kugira ngo akugire umugore niyubahe kugira ngo umurye umutungo we murye na kampani n'ubundi ubifitemo n'uruhare ngiye namaze kumenya ko ubifitemo uruhare yaranyukaye kugira ngo ntazajya ngera hano nkabona amabi muri gukora yego reka rero nkubwire ngewe nta n'umwanya mfite nta n'iki ngiye gusiga nkuhaye isomo